Nkomeje kugushimira ko ukanze subscribe kuri YouTube channel yanjye kandi ukaba ugikomeza kudukurikirana umunsi ku wundi. Shimira nawe wakanze like ukaba wanatanze igitekerezo cyawe. Mujya mukunda kunyura mu gikayi rwose mukanganiza mukambwira uko ibintu byagenda, nkomeje kubashimira by'umwihariko. Kuri uyu munsi rero naje nta byo kugutenguha nkubwira ikoranabuhanga nk'uko bisanzwe tumaze iminsi turiganiraho kandi murabizi ko ari ryo rigize isi muri iyi minsi kandi ni narwo rugendo turi kwerekezamo. Ikoranabuhanga ngendanwa rero nta rindi ni amatelefone, amamashini n'ibiki byose ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi. By'umwihariko njya gushima rwose wowe wakanze subscribe, nawe ukunda kureba ino video utarayikanda ku mwanya n'uyu nguyu urebe hasi ku kabara gatukura ka subscribe ukandeho no ku nzogera kugira ngo njye nshyiraho video ugire gute uhite uyibona bitakugoye. Kuri uyu munsi rero nje nkubwira noneho kuri Instagram. Kuri Instagram hari utuntu twinshi uba usanga abantu benshi tugiraho ibibazo bitandukanye. Uyu munsi rero ndaza nkubwira ukuntu ushobora kuba wafata Instagram yawe ukaba wayihuza n'izindi social media ukoresha. Ese ni gute abantu ufite muri telefone bamenya nimba ukoresha Instagram? Ese ni gute wagabanya data ukoresha kuri Instagram? Kuko Instagram habaho utuntu twinshi ariko ugasanga data z'umuntu zigiye zitamaze n'iminsi nk'ibiri, wenda yaraguze nk'icyumweru. Ese n'ibindi ukuntu wapostinga kuri Instagram n'ibindi byinshi cyane rwose by'ingenzi abantu duhura n'utwo tubazo. Nizeye ko turi kumwe. Ndaza rero nk'uko muri kubibona cyangwa se musanzwe mubizi nsharinga screen y'ibintu ndi gukora, uri kubona ko ndi muri telefone bisanzwe, ntabwo nizeye ko turi kugendana. Turaza tujye kuri application ya Instagram. Nitumara kuyikanda urabona irafungutse, nimara gufunguka rero nta kindi dukoresha n'iki, tuze hano dufite telefone yacu imbere yacu. Mu ruhande rw'ibumoso hari home, noneho mu rundi ruhande hariho ifoto yacu. Urayiza rero kandi ku kaboko k'iburyo aho hari ifoto yacu, nurangiza urabona ko hariho urahita ukandaho, urabona aba followers n'ibiki byose. Noneho hejuru mu kaboko k'iburyo n'ubundi wirebeshejeho telefone urahita ubona uturongo dutatu. Nuko wenda bamwe mutari kureba neza ariko mu kaboko k'iburyo kawe muri telefone uri kuhabona uturongo dutatu. Uraza rero uhita ukandaho nk'ibisanzwe, nukandaho tuhita tubonaho settings, tuhite tubonaho Kaiva, Insight, your activity, QR code, saved ndetse n'ibindi byinshi. Twebwe icyo dukeneye rero ni settings. Uraza ukandeho hejuru bisaba ngo follow and invite friends, notification, creator, privacy, security ndetse n'ibindi. Twebwe icyo dukeneye nta kindi, dukeneye account. Numara gukandaho hari ngo personal information, yenda shaka kweditinga your info kuri Instagram, your activities saved n'ibindi byinshi cyane. Hari rero ukuntu ushobora kuba wenda reka duhere ku buryo ushobora kuba wamenyesha abantu bawe cyangwa se abantu ufite kuri telefone yawe nimba ukoresha Instagram. Ukurikire neza, ndaza muri ziriya settings zose turi kubona. Uraza kubona hasi ahantu handitse ngo contact sensing, uraza uhita ukandaho. Numara gukanda contact sensing ngiri ari hejuru urabona ko igaragaye. None ngo connect contacts, vango hasi hatugamba tutagaragara neza ngo to help people connect on Instagram, your contacts are periodically sensed and stored on your servers, you choose which one to follow. Vango iyo kano kabara iyo gafunguye urabona ko ninga kandi ushaka ukagira kujya kijime bakubwira ngo disconnect contact. Abantu bandi nyine ntibamenye ko nkoresha Instagram, ngo sensing your contact helps you follow friends, we will no longer sense contact with our system when you disconnect. Nkanze kuri disconnect abantu banjye ntago bahita bamenya ko nkoresha Instagram. Ko niba ushaka ko bamenya ko uyikoresha nawe akaba afite smartphone azateora telefone ahita ajya gutega-following. Urumva nabwo bwari uburyo bwiza bwo kuba yagu-following. Icyiza rero ni uguhita ukagira ubururu.
hano rero bahise batubwira ngo kabaye ubururu rwose, buriya bamenye yuko nkoresha Instagram. Reka rero dusubire inyuma ubwo ka mbere nk'uko nabibabwiye mu ncamake. Nk'ibisanzwe rero uraza ufite telefone yawe wafunguye Instagram nk'ibisanzwe, noneho reka urahita ureba hasi ahantu hari ifoto yanjye nk'uko iriya yo hejuru imeze, ukandeho, cyangwa se niba wenda warashyizeho n'ikindi kintu urakandaho. Numara gukandaho urabona ko n'ubundi nsubira inyuma kugira ngo uze kumenya uko byatangiye n'uko byari bimeze. Urasubira kuri twa turongo dutatu, ubundi ugaruke muri settings, none ujya muri settings ujye muri account, kuko byose tubikora muri account. Nurangiza hari akantu gakurikiye munsi ya contact setting handitse ngo sharing to other apps. Hahandi nakubwiye ngo ushobora kuba wahuza social media zawe zindi ukoresha, ukazihuza na IG cyangwa se Instagram. Icyo gihe uzahita ukanda kuri sharing to other apps. Vuga ngo nkanjye urabona ko nahuje Facebook yanjye na Instagram, ndongera mpuza WhatsApp na Instagram. Ariko kuri Twitter ho nari ntarabihuza, ariko nayo iyo ukanzeho nta kindi bahita bakubwira, ugashyiramo username na password, ukajya bigahita bihura nta kibazo. Ubwo ngiye kubera ko ntashaka kubihuza, niyo mpamvu iyo nabaye nyihoreye. Ubwo icyo gihe nabwo ni igihe ushaka nko guhuza izo social medias, ndetse ushaka no guhuza n'izindi ukoresha. Noneho reka twongere, noneho ubwo twabonye ko ibintu byose bibera muri settings, kuri twa turongo dutatu ukajya muri settings, ugahita ujya muri account rero niyo tukirimo. Urabona twari tumaze kuvuga contact sensing, tuvuge sharing to other apps, noneho tukurikijeho akandi kari munsi ka cellular data use. Cellular data use nayo ni ingenzi cyane, kuko hari igihe ujya kubona ugasanga data wenda niba waguze nk'iz'icyumweru zishize ku munsi wa mbere kubera ukunda Instagram. Instagram ni sawa cyane, noneho ukaba wakihata se ati Instagram iryama mega, ariko niho bayihaye umwanya. Icyo gihe rero uraza ukande kuri cellular data use. Nkanjye narakoresheje useless data, nakagize ubururu. Kuvuga ngo iyo katari ubururu then kuriya biba bimeze, kuko hasi havuga ngo data saver. Kugira rero saving nuko ndi bukagira ubururu, kuko hasi havuga ngo when data saver is turned on, videos won't load in advanced to help you use less data. Vuga ngo ntago video zishobora kuba zakikina igihe kabaye ubururu. Nawe rero ujye ucunga neza, urebe neza ko kuri Instagram yawe ariko bimeze. Ubwo urumva niba ari nakagize ubururu, bishatse kuvuga ko high resolution media, nuvuga ngo ibintu byo kuba video zakikina wapi, zizabe zikina kuri wifi only. Naho iyo ukanzeho hano baguhitisha bavuga ngo never wifi only cellular plus wifi. Nuvuga ngo kara kagati kwa cellular plus wifi, nuvuga ngo ni cya gihe ukoresha video zijyana zikina nyine zigutwara ya mega, ndetse bigakora nk'uko kuri wifi byakora. Ko nivuze ngo wifi only zizajya zikina ari uko wagize gute, ari uko ugeze kuri wifi. Ubwo iriya never yo baba bakubwira yuko udashaka gukina izo video zo kuri Instagram. Ubwo ako nako karabaye. Noneho akanyuma ariko nababwiye ngiye kubereka ukuntu noneho ushobora kuba wapostinga wandika kuri Instagram. Abantu benshi bapostinga amafoto, bagapostinga video, ariko ngo ntago bazi ukuntu wakandikaho. Ni ibintu bisanzwe rero, wowe kurikira, nta kindi kintu bisaba. Icyo usabwa we ni ukunkurikira, kandi nkwibutsa subscribe rwose uyikande. Ubaye wakunze video zacu wakanda like, ugasharinga ku bashuti bawe rwose, nabo bakiga ikoranabuhanga rya buri munsi. Hano rero urabona ko twasuye inyuma kuri Instagram yacu. Aho kujya dukande kuri tuya turongo dutatu, niba dushaka gupostinga, iruhande rwaho hari akantu kanditseho guteranya cyangwa se agasaraba, urahita uza ukandeho. Numara gukanda ahantu handitse hambere ngo post, riri, story highlights, live, guideline. Urabona ko ushaka no gukora live kuri Instagram rwose byaba ari sawa rwose, wabikora. Ushaka gushyira mu story highlights wabikora. Noneho iyo ukanze kuri post hariya hejuru, ni ibintu biba bisanzwe, ntugiye nko gupostingaho nk'ifoto n'ibiki byose. Kuko hasi hano bavuga ngo gallery, photo n'ibindi. Ariko nimba ushaka kwandikaho,
ari naho nashaka kubereka cyane cyane. Urahita uza kuri kariya ka gatatu handitse plus story, nurangiza uhita ujya gute, uhita ukandaho. Noneho nukanda urabona baje ngo ushyiremo video, ushyiremo photos. Icyo ukora rero niba ushaka kwandika uhita uza hariya hambere handitse ngo kamera ukandeho. Nukandaho urabona ko bahise bazana ngo double A, hari A nkuru na A ntoya biri kumwe. Niba ushaka kwandika uhita ukanda kuri iriya A, kariya ka mbere. Urabona ko bakubwiye ngo type you type, ni ukuvuga ngo nukandaho uraba ushaka kugira gute, kwandika. Urahita ukandaho rero bakubwira ngo type something. Ibyo urabona ko wahita ugera, iyo urangije uhita ukanda next, ubundi ugasharinga post yawe. Nanone ushobora kuba wapestinga nk'akantu ushaka runaka, n'urugero mu gukopi ugapestinga n'ibisanzwe, wenda nk'aka kantu ubona ko wenda ni link ya channel yanjye ndayifashe mpise nyipestingamo. Nimara kuyipestingamo rero nta kindi biri bugire gute, biri bubyare. Uruvuga ngo jyewe ndahita nza kuri next nkandeho. Nimara gukandaho urabona bahise bambwira ushobora kuba wakongeraho ifoto, ukadrawinga, ugasevinga n'ibintu byinshi cyane. Noneho uhita umanuka hasi hariya mu kaboko k'iburyo hano handitse ngo hari agafresh, ariko hirya hari close friends, your story n'ibindi. Urahita ukanda kuri kariya gafresh, numara kugakandaho navuze ngo share your story and Facebook story, igihe nyine ushaka kuyisharinga hose, close friend, se ku nshuti zawe za hafi. Nukanda kuri share bakubwiye ngo send again separate more kuri bari abantu 50. Ese sharinge no ku bandi bantu bisanzwe. Uvuga ngo niba ushaka bitewe nuko weho nabo ushaka gusharinga, reka nta bintu bidasanzwe. Icyo ukora no kugira gute, no guhita ukanda kuri share. Ubwo tuvuge niba wenda ushaka gushara kuri bano 50, leta nkanda done. Ni nkanda done, urabona ko hari hejuru kuri profile yanjye utuntu turi kwizenguruka. Ibi birangira bahita bambwira yuko yagiye. Ngaho gukora mwe kumwe DJ Bayingana, weho icyo ukora no gukora subscribe niba utarayikanda, uri kureba utarayikanda urahita ureba hejuru rwose hasi aho ngaho. Kandi ubaye rwose ushaka no kureba video zahise, wagenda ukareba rwose, uhita ukanda munsi ahantu handitse izina ry'iyo video, ku ruhande handitseho Isi Yacu TV, warangiza ugahita ukandaho bigahita bikujyana kuri video zose tuba twashyizeho, ukaba wareba iyo urebamo ushaka. Mwari kumwe na DJ Bayingana, nawe utaha. Bye bye.